abazayirwa bikinshasa ugiye ukangisha ngo umurundi wajya kwivuga imyato bakakwicana n'abandi bo muri stani urebe ko icyo abantu bapfana ntaho kijya yego urumva neza none se ushaka kumbwira ko uvuze ikinyarwanda icyo kirundi uri Kinshasa abaye nk'imyigaragambyo nk'umurundi yatawanyitse yagiye nko mu kabari n'urugero mu Kinshasa ntibamuhitana ubu noneho ngari hagati y'urupfu kabisa ngo muri koma aho nabonye ndaza kubigarukaho hari umuganga uvuga ko bemeze nabi cyane pe benshi bati dushobora kumva urupfu rw'umugabo bukurikirana kandi nkubwiza ukuri abanyafurika dufite icyo kibazo cyo kutiga no kutigira ku mateka sibyo yego Nkurunziza yakinduye kanaka yifuriza ibibi ba Hussein Rajab we never know ushobora gusanga Petero Nkurunziza yatanze Rajab gupfa Bunyoni arakize birenze ari mu bantu babahirwa ku isi ntabwo Bunyoni ari wa muntu w'udufaranga Bunyoni afite amafaranga arenze urugero yarafite saro z'amazahabu nagakora byose yagira ngo n'inkweto z'amazahabu yambara zigenda zishashagirana urumva yego amera nka wa muhungu arenga iwabo abantu baje kwisanga bagira inyota y'ubutegetsi barakabya kugira bahemukira pairs zabo bakuranye bareranywe kabuki mu muwe buryo bushize ntitwabivuze yego wa muntu wavuze ati twongeze ibiryo mu mashuri na gereza ati mwongeze muri gereza no tujye twisanga twasariye kuri imihanda twanga abarundi nyamara navuga intu y'ubwenge ariko ubwenge abantu babutaye nyuma busimbura indambi zabo rwose niba ushaka hari ukuntu umeze utakiri mu bukene akira nawe azarucirwa Prince Dukatire Tshisekedi ubona ko yasaga n'utegura jurisprudence ati nanjye uzambamba ntazambamana n'imitungo y'umugore n'abana kuko nanjye ntakoze ku yakabira n'abana nubwo ari amadolari bamusaba y'amabiliyoni ari menshi ariko banze kujya mu mitungo yo no kuyisakaza no kwitera hejuru ariko ibyo akora nawe bizamurenga ubu se ko yaje akavana kuri kenkena akajya kuri sebutena abarundi bafaka ku matora y'imyaka 5 perezida akajya ku myaka 7 wese bitandukaniye n'ibyo perezida Nkurunziza yumvaga kazaba guide supreme niba inkoni kubise mu cyeba yirenze urugo kuki umusego we mu cyeba yiseguye ukamugwa neza nawe utawushyira hafi yawe twana gukorerwamo na mwe mu mweranda mwuka wera akavuga genda ukorere muri Sandrine abazi ikibazo cyagira neza iyo CNDD-FDD iti twanga abadede wakwanga abadede babwira ngo mureke ivangura amoko ahubwo umwanzi w'abadede n'ubabwira ngo mukomeze mujye in deep muri ayo matati n'amanyanga kandi ntacyo bizabagezaho wakwanga abadede ubabwira uti mureke kwica abanyamurenge no kubatera n'amadrone kandi murimo kwishyiraho inzigo zizatuma nabo bakora counter attack marashajye barabura nzajya mbarabura nyine abari maseka sha ibintu bikomeye oya no ari wambwiye ngo ariko Gasara hora yisekera ngo no mu nambaro uraseka nese koko tibyo hajye ukavushwa ushwanye guri kuseka buri ko yabagitafu je ntabwo ndi gitafu ngo mu mujyo nsesengura ariko ntibigomba kukurya rero hagati iyo muza kumenya ubwenge uyu muntu ufite critical thinking imeze gutyo mwareba ukuntu mwaproachinga mukamwegera yabafasha byinshi mwe mudashoboye niko yababwiye urumva yego so ibyo ko muganga we abaganga mu kwicara bavuze bati ari gupfa hari ibyago byinshi by'uko atazasubira muri gereza ari muzima ibyo ari kunyuramo n'umwanzi wawe ukomeye ntushobora kubimwifuriza wabibonye nawe harabatabyifuije nuko bimeze ntasha ndacika bonyo wesenga Imana uyiringire bari kukubwira ngo gusubira muri gereza abaganga ngo biragoye ati sana sana abaganga se batanga ubuzima akure wagera Imana itagukura be gucira urubanza Bunyoni yego sibyo uyu munsi mbazaniye inkuru nziza benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo tubafitiye services zitandukanye aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment by'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine hari aho wicara wumva amahumbezi reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho duhamagare kuri no nimero 0788 93 24 Rob's Meadows Villa Apartment niwajura igisubizo giye nkubwiye noneho nk'ubusesenguzi nta gihe mbihaye abarundi bazipakurwa Tshisekedi dukwe mu bintu bizagenda iganya tera kandi bazamuhitana cyangwa nyine bareke kumvikana kumuhitana byo n'ikindi reka abarundi n'abantu abarundi n'amaraso yacu yabo no muri Eastern DRC babo muri Eastern Africa byangu byemere nyine nuko bimeze
ntabwo nibo bagira abantu baba bandundu baba Kongo Centrale bamaringara ntabwo bikunda muri make ufashe nk'ibihugu bya Uganda, u Rwanda, Burundi ukabigira nk'intara ya Kongo, n'abarundi nabo baza mu baswahilofone kuko uri umurundi ukajya kwidegera Kinshasa nawe bakugira nk'umunyamurenge, urumva burya nawe bakwica abazayirwa b'Kinshasa ugiye ukangisha ngo umurundi wajya kwivuga imyato bakakwicana n'abandi bo muri stani urebe ko icyo abantu bapfana ntaho kijya, urumva neza. None se ushaka kumbwira ko uvuze Ikinyarwanda icyo kirundi uri Kinshasa abaye nk'imyigaragambyo nk'umurundi yatawanyitse yagiye nko mu kabari n'urugero mu Kinshasa ntibamuhitana bamwite mu Ventura baguhitana udatanze ibisobanuro, byumvikana ko hari icyo bakubonamo kupfana n'abantu b'abaswahilofone kuko n'abarundi n'abaswahili, u Rwanda n'abaswahili, Kenya n'abaswahili, Tanzania n'abaswahili, Uganda n'abaswahili. Abo bantu bafite n'ikintu bahuje kiri naturel, isaha n'isaha baguhindukirana kandi kikakurenga bigakubera bibi cyane, kanenywera gakawa bawe bakwiyicira ukicwa nabo hanze. Oya bundi wenda twene ko mwara mu rupfu ubundi kucyo bamukizaho batababe akajya gupapira ni ikibazo. Katwikomereze n'ubundi marshalo nabonye nanjye abarundi ntibandinda wa mugani wa Julius Manemati ngabo za Afrika Epfo ntizandindira amashu n'abarundi ntago bandindira ihene. Benshi bati ikigaragara cyo ati mu minsi iri imbere ati turajya kumva twumve ati umugabo witwa Bunyoni yagizweho ingaruka n'ibiri kumubaho. Mu minsi yashize nibwo twababwiye mbere rwose ko aryamye bimeze nabi, tubabwira afite tindi yuko ari kwa muganga, ubu noneho ngo ari hagati y'urupfu kabisa, ngo muri koma. Aho nabonye ndaza kubigarukaho hari umuganga uvuga ko bimeze nabi cyane pe. Bunyoni bati dushobora kumva urupfu rw'umugabo. Bunyoni media yavuze ko agira ikibazo cy'isukari, yego diabete. Kujera mu diabetike uko byavuzwe n'itangazamakuru muri gereza biragoye cyane, n'amaboko atarayawe ari mu rwango rumeze gutyo, urumva abakeneye indi privilege ntabwo ayifite. Gusa umuzimu wa Bunyoni ashobora kugenda aho ndayishimiye akamutera umwaku n'umukoshi n'iki byose akazamukurikirana. Kandi nkubwiza ukuri Abanyafrika dufite icyo kibazo cyo kutiga no kutigira ku mateka, sibyo? Yego. Nkurunziza yakinduye kanaka yifuriza ibibi ba Hussein Rajab. We never know, ushobora gusanga Petero Nkurunziza yatanze Rajab gupfa. Yego. Uko amakuru agenda bivuga kuri kronoloje usanga Rajab ashobora ko arahitamwe n'aba badede bandayishimiye. Yego. Kurusha nabo Nkurunziza. Sibyo? Noneho rero ndayishimiye nawe urajuhitanye Nkurunziza uko bivugwa nabyo kuko ntago bimushinja ariko uko bivugwa. Nawe ndayishimiye ifite uzaguhitana. Yego. Twaje kwisanga gute twubaka iyo mitekerereze n'imiterere n'imitegekere yo guhitanana no kugira gute. Ntabwo Bunyoni ari intama kimwe nuko na Bunyoni nawe yahitanye, ariko nabonye muri comment nawe bamumerena nawe yahitanye ati nawe yahitanye benshi reka yiwe. Bunyoni yashobora kugukandagiza imodoka zaza zifite amapine ya zahabu. Yego. Bunyoni arakize birenze, ari mu bantu bahirwa ku isi. Ntabwo Bunyoni ari wa muntu w'udufaranga. Bunyoni afite amafaranga arenze urugero. Yari afite saro z'amazahabu, nagakora byose, yagira ngo n'inkweto z'amazahabu yambara zigenda zishashagirana, urumva? Yego. Amera nka wa muhungu arenga iwabo babwiye ko ari mwiza. Yego. Sibyo? Ntabwo mbizi ariko niryare tuzandastandinga ko icyo umuntu abari cyasarura. Abarokore baravanga icyo umuntu abari cyasarura, urumva? Rero n'abarokore ni yo ntuze yize ngicyo umuntu abiba n'icyazasarura mureka sarura rero sasubiramo ibyo yabibye. Hako Sandri abantu bisanga gute bafite ubugome bukabije hejuru y'ikiremwa muntu. Amaraso ya Beri yabejwe Kayini kuva kurwara kugera ku musatsi. Turimo kumvikana. Yego. Ntacyo Kayini yarabuze agirira ishyari Abeli aramuhitana uko amateka bitwereka. So Abeli ninde hagati ya Tshisekedi na Ndayishimiye na Bunyoni aho gucanga iyo karita birangora, ariko bajye bamenya ko ineza ugira, sibyo? Bano bantu usanga barigeze gukira bakanagenderana bakabyana mu butisimu bakajya guta ibintu nk'ibyo ngibyo. Abantu baje kwisanga bagira inyota y'ubutegetsi barakabya kugira bahemukira pairs zabo bakuranye bareranywe kabuki mu muwe buryo to utaha, urumva? Baba bazabyishyura. Uzagonga Ndayishimiye arahari uko arimo kugonga Bunyoni, urumva? Yego. Nkuko nakubwiraga ngo Nkurunziza afite abo yagonze kandi ubu ngubu bashobora guhura nabo mu muryango we batakiri kwibere bagasangira isongo. Nuko benshi abarokore, sibyo? Yego. Ariko kuki isi tiga no kubera iki? Kandi mu buzima bwacu busanzwe pe
usanga umuntu agukana nawe akazakanwa n'abana akajya gute iyi sheni nawe bikunde izacika. Yego. Bunyoni afunzwe akabona imiti sibyo. Yego. Yewe washaka kuvuga uti ari PM reka muhe nibi nubwo wamuha agatoroshi ntumuhe sumati akajya avuga nabiwe. Ubushize ntitwabivuze. Yego. Wa muntu wavuze ati twongeze ibiryo mu mashuri na gereza ati mwongeze muri gereza no tujye twisanga. Ariko nyine iyo tuvuga ibi isi ntabwo itwandastandinga, itubona nk'abashaka views, twarasaze twasariye kuri imihanda twanga abarundi nyamara navuga intu y'ubwenge. Ariko ubwenge abantu babutaye nyuma busimbura indambi zabo. Urumva? Ntabwo nemera ko Bunyoni iyo amera nk'uruyuki rwakuyemo urubori yari kugira icyo atwara ndayishimiye niyo amureka akavuga ati genda. Yego. Iwawe ndebe icyo yamazaho yazakumarira. Wamucungira hafi, wamushyiraho butasi. Yego. Yakwinyagambura gute? Ariko aramutse apfuye yakujya ku mutwe sibyo? Kandi do police akujya ku mutwe nawe ni kurimo kwicukurira hanyuma hawe. Nigeze kuba ko Tshisekedi none urubanza Tshisekedi yaciriye Kabila. Yego. Sandri rwose niba ushaka hari ukuntu umeze utakiri mu bukene akira na bazarucirwa. Prince Adokatire udukuvuga ngo Tshisekedi akimara gucira urubanza Kabila nawe se yiyandikira urundi mu nyuma ye. Wanabonye ukuntu urukiko ari amacenga bakoze yo kwanga kwa gutakorenga imitungo ya Kabila. Tshisekedi ubona ko yasaga n'utegura jurisprudence ati nanjye uzambamba ntazambamana n'imitungo y'umugore n'abana kuko nanjye ntakoze ku ya Kabila n'abana nubwo ari amadolari bamusaba y'amabiliyoni ari menshi ariko banze kujya mu mitungo yo no kuyisakaza no kwitera hejuru. Basa n'abashaka kurengera imitungo yabo ngo nabundi azakoresha jurisprudence twe kujya gusakaza ibintu by'abana niki nko kuramira imitungo ye mu gihe kizaza. Biriya byose arabikora isi kamwe hore ariko umunsi umwe bizamujya ku mutwe. Gose ugomba guha amahoro umuntu kugira ngo nawe uyabone. Uyabuze undi n'abandi bayakubuza. Nka Kongo yaragize amahirwe so twari turi ariko igira alternance pacifique de pouvoir aho abantu n'ubutegetsi Tshisekedi abyihagaritsemo kandi bari kuzikomereza kuriya ala Kongoleze none ndebera Bunyoni nawe araje rero perezida Nkurunziza yarapfuye ntibasubiranyemo 2015 habaye coup d'etat ex-FAB SND ntibasubiranyemo bagerageje kurinda igihagararo cyabo cya gisirikare. Ibyo ntaga bihereyeho nkandayishimiye ngabyubakire gisirikare kizira amakemwa azanya ndi matati n'amatiku kandi ishene yaricikiye aho ngaho. Yego. Ariko ibyo akora nawe bizamurenga. Ubuse ko yaje akavana kuri Kenkena akajya kuri Sebutena abarundi bakava ku matora y'imyaka 5 perezida akajya ku myaka 7 wese bitandukaniye n'ibyo perezida Nkurunziza yumvaga kazaba guide supreme. Sugukuru buri wese yishyira. Ese iyo batamuhitana bakamureka nibyo nigeze kuvuga. None ndayishimiye agatanga igitekerezo ariko rero umuntu ubaye guide supreme ntakayimareho imyaka 10 nava ku myaka 10 ajya abirometa undi. Noneho guide supreme iyo supremacy igahabwa buri wese ushoje manda y'ubu perezida bakabishifutinga buri mu perezida wese ari kujya yiyumva nk'azaba guide supreme guide ayatola igihe azava ku butegetsi ntawe ari kumuhitana. Ariko please kwa kwikunda ko umuntu akuru yishyira wenyine kwamugize guide supreme wenyine mu mateka ngo ni incungu y'igihugu ntikwabigira ndayishimiye uzamusimbura ndayishimiye nawe bana mu ishusho y'uzamusimbura ngo bibe ishene buri wese avuga ati nzayisangamo nzayiyumvamo once nzaba mvuye ku perezida bibaye source yo gusenyana no kwicana kwa kutiga. Niba inkoni kubise mu cyeba yirenze urugo kuki umusego we mu cyeba yiseguye ukamugwa neza nawe utawushyira hafi yawe. Ariko baduhinduye nk'abasagiye hobe ntumve inama tubagira bazajya bakindagura na tubareba turi rubanda rugufi tubabwira ibi ngibi mu byubahiriza ibi mu bigenda gutya ibi mu bigenda gutya. Ariko waruzi noza ko hari umuturage uciriritse nka Marishari urumva yego ushobora kukureba ari nka executive uri umuyobozi ukomeye ku butaka bunini akaba yakureba gutya umasaka kugira inama ati canga karita gutya kare agasantre amavunja arimo n'ikindi kibo byo bizavamo ukamusuzugura kandi ibyo akubwiye byashoboka kuba ari byo. Badufata nk'abantu boroshye ariko turabona bafite ubwenge dushobora no gukorerwamo na mwe mu mweranda mwuka wera akavuga genda ukorere muri Sandrine abazi ikibazo cyagirira neza iyo CNDD-FDD iti twanga abadede wakwanga abadede ubabwira ngo mureke ivangura amoko ahubwo umwanzi w'abadede n'ubabwira ngo mukomeze mujye in deep muri ayo matati n'amanyanga kandi ntacyo bizabagezaho. Wakwanga abadede ubabwira uti mureke kwica abanyamurenge no kubatera n'amadrone kandi murimo kwishyiraho inzigo zizatuma nabo bakora counter attack. Yego. Ariko ndazaza avuge mugene mu barimbure bamaresha bamare gitera hamwe kibonera kure kimuvoma kikindi kibintu aho ngaho gusa. So Bunyoni rero ashobora
Imana niyo ifite ubuzima bwe mu biganza, ariko niba hari nk'umuntu uri ku butegetsi uvuga ati tumurangize gutya, bariharurira umuhanda wo kuba zarangira. Nta mahoro Ndayishimiye yagira nyuma y'uko Bunyoni yaba agize ikibazo. Haba ari amahoro fizike, hari n'abahorera Bunyoni bitarinze kujya kure, Bunyoni arakomeye. Haba hari n'imivumo yeba bicecekeraho ibyo bita conflit en sommeil, ikimbirane risinziriye, abantu bakaba ari abanyoniste bakwirirwa iruhande ugira ngo baragukunze. Ibyo byose ntabwo ari ubutwari. Ntihabura bake bavuga ati Bunyoni yaduhemukira duhoreye. Aho ko byagenda kose igihugu kitagira imbabazi nacyo ntikibaho, no guhora ubona ibintu mu isura ya Bunyoni ngo yakugiriye nabi, ntabwo wari umuco mwiza, kuko afite ibyo yakoraga nk'akazi nawe ubayeho wari gukora. Ariko urupfu rwa Bunyoni ruramutse rubayeho tukarwumva nk'itangazo nk'uko twumvise ibya Odinga n'abandi, nubwo bidahuje context, Bunyoni yahagama Petro Ndayishimiye kandi ari aho aseka ari mu songo no n'ibintu yikoreye ibirayi ku mutwe n'inkwavu mu kwaha. Seka muri komantere bakubwiye uri munseka. Akaru k'inkwavu bawushyizemo ko kwajya imbara barashaka. Ujye ura kwifata. Uyishizeho unyibukije wa muntu, ariko ngiye no kuri nimukavuga ngo ngiye nkunda guseka no muzima busanzwe. Bitanarimo n'ishano ukuri. Umuntu wese unzi igenda umuntu uhora yisekera. Amashajya ubarabura. Nzajya mbarabura nyine. Abare maseka sha ibintu bikomeye. Oya no arwambwiye ngo ariko Gasaro ahora yisekera ngo no mu ntambara uraseka. Nese koko. Ahubwo nta mpamvu yo kugira ngo nyine ibintu byose tubigira intambara. Ahubwo nanjye waramfashije kubara gukorana ibiganiro kenshi n'abagabo mu mashene yandi. None najya muri mudu y'indaki nabo bakajya mu yindi. Wende birashoboka ko hari abantu bari bazi ko ntashobora nanjye kumwenyura, bibaho. Icyo kandi nabavuze ngo ntayarazi ko bashara ajya seka. Yaje na uretse ku bantu banzi sinakwivuga meza, naye nagwa ijambo kamvuga. Yego. Ntabwo gindi umuntu urimo uhora mu ntambara. N'ibintu mba nkora mba ngira ngo abantu bamenye kubaho bava naho bagana. Noneho n'ikimenyimenyi ngo story noneho. Uko tubayeho gutya, ntihazagire umuntu tuvuye bangagira ngo nta musaruro dukura mu byo dukora. Tuza abantu batubwira ngo uri gutabwiriza ubutumwa bw'ivanjiri, batubwira ngo navuye aha njya hanaha. Nakubwiye bagenzi bacu barabiri n'abandi bavuga ati twaje mu isesengura kora marishari ya twenspi. Mu ntambara ya M23 nakubwiye ukuntu irwana hagati ya 2013, hari abantu bakubwiraga bati tubwira aho wacari. Yagiye kwa Makenga, yagiye kwa Ntaganda. Agasanga uko amakuru urayazi. Ukavuga utarimo kurwanira kwa Ntaganda no kurwanira naho. Ese aracyariho ukamubariza. Tiye bambwiye kagihumeka. Ese aracyariho bambwiye ko rwose bishobora kuba nawo baze neza urebe verifie. Bishobora kuba rwarusha. Nyine mutubona gutya tugenda. Ariko turi n'abaganga b'abantu benshi. Ntabwo tupfa kwivuga ibigwi n'imyato. Bityo rero no guseka no kumwenyura ntabwo tuba turi mu ntambara twe turasana. Tuba tugira ngo dusane imitima ya benshi, ariko tuyisana nyine nk'abakandika ibyimba. Ntabwo nzaza nkuririmbira, ntabwo ndi romantique mu nkuru nkora. Nimushaka romantique mujya kwa Bayirene n'abandi bose bari abakora nyine muri entertainment, sibyo? Habujya ukavushwa ushwanye guri kuseka buri ko yabagitafu. Je ntabwo ndi gitafu ngo mu mujyo nsesengura. Ariko ntibigomba kukurya rero. Buri amashuri yigisha za relation internationale bakurikirana no biganiro byacu. Ubuntu bw'ubukonjo tugenda tuvugiramo harakuzakura mutsinda ikizami. Ntabwo waba uri mu diplomate wiga muri international relations muri Erika cyane hane ngo utumva ibiganiro nk'ibi ngo uzamenya diplomasi uzayimenyera hese. Tukubwira amacenga wagwana n'iki byose uko ibikuntu biba bicurukuye. Waba utazi ibyo urimo. Yego. Ariko ari aba professeur ari abana bose baradukurikira, ari abasirikare bituma tuvuga by'amatagitike. Bamwe baragukurikira aho twakotoye bakavuga ati wakotoye, utakotoye bakavuga ati akarugo ko kajya gakora muri tagitike, urumva? Harabo twibutse ibihe byabo bya kera, hawo bizafasha mu gihe kizaza, urumva? Yego. Nka buriya nigeze gukora ndumva ari Godfather wantumiye. Ndabyibuka ni ujuntumira ku ma space. Namwe nta space nyanjye wa Godfather ukunda kuntumira ku ma space. Noneho ndibuka twari turi mu kiganiro n'abandi bitwa bawirimanzi bariya n'abandi bose. Nkabona ko giye hari abantu biremye agatsiko ko gusa n'abanshutinga n'abandi asaho. Bibwira ngo ngiye ngo mvurange ibintu ngo birantiye mu 23 ngo mpora ngo nyinenga ngo ngira gute. Umuntu umwe muri kaminuza ushinzwe n'ibintu bikomeye cyane wari kuri iyo tweet kuri iyo space uzi ikintu yababwiye kandi arakomeye on record off record naza kumukubwira agati iyo muza kumenya ubwenge uyu muntu ufite critical thinking imeze gutyo mware bukuntu mwaproachinga mukamwegera yabafasha byinshi mwe mudashoboye niko yababwiye urumva so
ibyo tuvuga n'imikorere yacu tuba tugira ngo nina gukritika sibyo ugira ikintu ukuramo tuhatangira urugendo rujya imbere ntabwo turango dusenyane ngo dusenye n'abadede baranja nkubwira natangiye mbabwira ntimuhinduye ibi ngibi byakunda nje kubona ko nabo batagenda gihindutse bafunze umutwe urumva nsanga uko ntera inzuzi bikagenda urabe gutera inzuzi uko bigenda urazi gutyo ukazikubita hasi n'ikibintu nk'ibyo ngibyo nk'ucanga igiceri jambo nabari abatipe bakwiye kuvaho they have to go out bakava muri politike y'akarere k'ibiyaga bigari kandi bazavamo ku neza no ku nabi igihe cyo guhinduka se nkikibona bagomba kugenda bakavaho birirwa kwa Tshisekedi ngo bagiye kumurinda mbega bigize nk'abantu b'abahanga kandi nta buhanga baragira ubuhanga bubanza guha abaturage lisansi ubuhanga bubanza kubaka amavuriro ubuhanga bubanza guhahirana n'uwo wita umuturanye ariko wenda afite butike nubwo mutamurebana ryiza ariko ukamuhahira sibyo ubwo ntitwadupaka birirwa bafunga umuhanga amenya no gushyiramo imiyaga nk'uko kwa Bunyoni twemo tuvuga ubuhanga buza ubuhanga ubonera mu mbuto ntabwo ubuhanga ubonera mu nkokora gusa guterana inkokora rese ariko turi ku Bunyoni n'icyo dusorezaho wabonye ko n'umuganga we abaganga mukurikira bavuze bati ari gupfa hari ibyago byinshi by'uko atazasubira muri gereza ari muzima ibyo ari kunyuramo n'umwanzi wawe ukomeye ntushobora kubimwifuriza wabibonye nawe hari abatabyifurije marisha gishyamo imiyaga abadi bati adi bakuru ati isa n'isaha bishoka gupfa amakuru ngo twahawe n'umuganga umuvura nuko Bunyoni yahawe isumu bakaba barasanze yaramurenze aya makuru sinjye yahimbye n'ibivugwa niba ari byo amugana Marshal akaba hari ubundi buryo byakozwe niba ari iki ntago tubizi twe nituraha ngo tugire uwo dushinja ngayo nguko nuko bimeze ntasha ndacika bunyo wesenga Imana uyiringire bari kukubwira ngo gusubira muri gereza abaganga ngo biragoye ati sani sanga abaganga se batanga ubuzima shanye nari gihe ubuvura umuntu ukabona Marshal nawe se uri umuganga koko azabaho hari umuturage bigeze hari ibyo bita palliative medicine mbirutsiro ku bitaro hari umuntu bigeze kumara akoraga muri ambulance ngo mucyure mujyane mu rugo umuryango wasabye kataha yego bibaho nyine mu buvuzi ariko ntibikunze kubaho ni gake bibaho ndamujyana musezeraho muvandimwe twakuvuye neza twagufashije twagize gute imbaraga zacu twakoresheje ubwo ahezane mu ijuru nyumvire nanjye ndagarutse ikintu cyaje kuntangaza no hashize nk'amezi 8 nkaza guhurira n'umudamu ahantu bita mu nkomero yego agahagarika ambulance akayitambika imbere ni kwa kundi ugiye no kuzana umurwayi uvuye kuzana umurwayi ugasanga yabyaye utanihuta kuko wagiye kuzana wasanze yameze neza ukavuga ati sinimbuza guhagarara n'ubundi ubona ngiye kuzana n'undi nsanza amerewe neza bibaho nyine bugahamagara ukagenda ugasanga ari ku muntu Imana yakoze ibitangaza n'abaganga mukigarukira arayitambika neza ati David niyo mugore no wanyashize ingana gutya nini yewe afite nyashi ni mbega ngana kana kanaba nini nzi nyine bafite bateye imbere muri ubwo buryo urumva nuko noneho ndahagarara akambwira akajya anyereka hose ngo umuranzi ntisenkuze pe ntisenkuze n'ubwa mbere nko nyine kunywa umudamu agira gutya akikaraga ameze nk'uri muri festival naganyerekaga nyashi tari kumwe n'umushoferi nuko ngo ndike kanaka ngo wajyanye ngo nawe nsanga niwe ambwiye amazina byaje kugenda gute rero ati taratashye ndivuza amagendo Kinyarwanda patati patata niki abarokore baransengera ati nigiye ati ugeze ku biro bingahe ariko Sandrine nuko ndibuka tumuvura muri shirije uwo muntu sama banga yakaza umuntu bamena wa muntu ubonaga n'imitsi igenda ukayibona n'amaraso agenda ku mubiri kugeza umuryango uvutuye umurgo mwarakoze neza kandi tumakoze amaduhera haje muduha umuntu wacu nyine inteko z'abaganga zikicara zikabitarana zikagira gute ndamwibuka rwose niba ari rya Kirina niba rindi ndamuvuze urumva yego nta kibazo atari rya Kirina guteze byaje kugenda gute ati genda umbwirire abaganga uti gutya na gutya twabanye neza turi kuganira naje gukira mu gihe watekereza ko umuntu atakiriho ndagenda sha muri staff yakurikiyeho bavuga iby'abarwaye n'iki muri staff maternal mwari muzi n'ibindi nazamura ikiganza nyakubaho muganga mukuru ntuwa mama gutya na gutya ngo yaje gukira ejo twahuye afite ibiro nka 80 70 ngwe ndibuka ko bana mutumyeho nyuma abantu nyine abasociale nko kubyifuza ngo bamubone nabwo habaye celebrations nyinshi I know ndabyibuka n'abamusura baramusuye n'iki byabaye abaganga bafite ukuntu bakundana n'abarwayi iyo yamaze igihe kirekire cyane
ujya avuga nko serivisi za shirije arizo zigira abantu b'abacuti menshi kuko ujya muri shirije ukamara igihe kinini cyane uko ujya muri shirije ugiye umenyana n'abaganga abarwaza bose abagusura mukazakurikira kimeze nka famiye ujya mu mwuga wacu w'ubuganga hamo n'ibintu byiza cyane kujya umuntu wabaye umuganga utanabikuramo kumva nabikumbuye nanjye ibintu nkumbura mu kiganga guterura impinji y'ibyara za gukingira utwana kugira gute ibyo bintu umuntu agendana nabyo yumva bikumbuye no kuba yabikora ariko wareba ugasanga ubwo bucuti abantu baba barubatse ukamenya ko umuntu yagiye akoroherwa nyuma mukavuga muti tujye no kumusura duterateranye tujye kumureba bose bakifotoza selfie buri kimwe cyose abantu bishimye bakoze umunsi mukuru so ibyo rero mbizaniye iki nta kure wagera Imana itagukura be gucira urubanza bunyoni sibyo kuko n'umuntu wakejeje akari muzima nka Odinga witembereraga ejo mu Buhinde akapfa nkora bavuga ngazize umutima n'uri muzima uyu munsi yatanga bunyoni rigasukuma urwondo rugisukuma urumva so rero bunyoni twe kumukatira urupfu nibi tuvuga ngo yagiye ahitana benshi nawe ashobora kuba yarabyihaniye yaranihaniye ntabwo ndi umucamanza mfite ibyanjye ndwana nabyo sinye kurwanya intambara za bunyoni ariko rero bajye bitonda bakifite umwanya bagifite ifimbo mu ntoki kuko bazi ko nabo yabavutura izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.